hari abantu bagiye babitangiraho ubuhamya, hari abagiye babitangaho ko bakoranye na Satani, hari abagiye batangira ikimansuro bira byo kubyira bambaye ubusa, batangura za club zitandukanye. hari uwo numvishe w'umuhanzi n'umubwiriza butumwa yatwaye mube mu baririmbyi bano b'ibyamamare bari muri Uganda batwara ikuzimu, ariko babazwa nuko we yavuyeyo yarababwiye ngo babivemo, banze kuvayo kuko barashimye, ariko we yavuyemo akuwemo n'Imana. Rero ubwo nubuhamya atanga ubuhamya akavuga ati giye najyaje abandi kuzi, ariko so akabwira ko avuga n'abapasiteri bamwe bagiye babirimo. Yes, kuko urumva ko rero ushaka kubikurikirana wagenda usengera muri amagambo dusaba Imana ngo iturinde kugwa bigere ku rwego rwaho umuntu asa nkaho agiye gukora ibyaha biruta n'ibyo yakoze by'indengakamere, kuko birigaragaza mu gitabo uku kugwa muri ubu buntu warakijijwe neza waramenye neza Yesu. Baravuze mu murongo wa 20 Petero wa 2 kabiri murongo wa 20 ngo niba kumenya neza Yesu Kristo kwarateye abo bantu baguye bakabivamo, uko arabateye kuva mu by'isi byangiza, kumenya neza Yesu Kristo byabateye kumenya neza Yesu Kristo byabateye kuva mu by'isi byangiza barakizwa. Bivuga yuko iyo wamenye neza Yesu Kristo bigutera guhinduka ugasa na Kristo. Rero iyo umaze kugwa sasa ukabivamo utangira guhakana Kristo, uhinduka antikristo, kuko birivuga yuko aba antikristo ngo babanje kuva muri twe, bitatuye bava muri twe ngo nuko batari abacu. Bivuga niyo mpamvu uzasanga umuntu wese ubasha guhakanya Kristo mwarimu akwiye kuba yarabanje kumumenya, kuko ni wa virusi ntiyahangana na antivirusi bitaziranye. Virusi ikuye yarenganye akaba nabihanganiye bose abikora mu izina rya Yesu, ariko bigasoza Matayo 24 Yesu avuga ngo mwitone biye by'imeruka haza biye biruhije ko benshi bazaza mu izina ryanjye. Ndashaka urebe karite mbere umudayimoni ntabwo abasha kuvuga mu izina rya Yesu ko bararitinyaga, ariko Yesu avuze ko mu bihe by'imeruka ko hari abazaza mu izina rye bibinyoma ariko bakaza mu izina rya Yesu. Mani magambo uje kukweskoroka akakweskoroka yuko ari Imana ivuze cyangwa ari Yesu wantumye. Urumva ko abaje mu izina rya Yesu kandi ari abibinyoma. Yesu ubu hari abapasiteri bibinyoma wavuga ati aba bapasiteri ndabazi ni benshi muri Uganda, ni benshi muri Uganda kandi bafite ubutunzi na government ubwabo barayinjiriza. Yes, ntago ari byo byiza kubavuga amazina ariko barahari ku bwinshi kandi bafite insengero, ariko bano benshi ngo babaje kuba mu nzira y'ukuri nabo barayoba bitewe no kurarikira indamu. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ni gute umuntu ashobora kugira urusengero, umuntu akarusengeramo kuwa mbere kuwa kabiri, uwo muntu akakubeshya umwaka akakubeshya ibiri kijyayo. Ikibazo nuko abantu nyine igituma abantu bemera kubeshywa nuko hari ibyo bararikiye. Urugero nk'umuntu w'umupfumu cyangwa nk'indaya ishobora kuza igatura mukayisabira umugisha, cyo ni icyambere, ariko izi yuko yo yigurishije yayasambaniye. Uyu muntu niyumva mutarwanya ibintu by'ubusambanyi azabura gute kuhateranira? Uyu ngo ntiyigeze akizwa, ahubwo yaje gusoza umuhango. Twibuke yuko umuntu gukizwa kukuri gutera umuntu guhinduka. turifuza ko tubana nawe muri uyu mwanya. Hanyuma rero wowe ubonye iki kiganiro turagusaba kugira ngo ugikurikire kandi ukirangize, wumve inyigisho zirimo, wumve
ibintu byinshi. Ni ubutumwa bwawe, ni umwanya wawe wo kugira ngo kugira neza kw'Imana gusesekare mu maso yawe. Reka dusabe Didier dushyire imbere y'Imana yuko dukomeza ikiganiro. Dusenge. Data, mu izina rya Kristo Yesu, gushimiye kugira neza kwawe, wabanye natwe ndetse umwaka washize 2023 waraturenze, ndetse ubu duha kuwinjiramo umushya 2024 kubera ubuntu bwawe. Tugushaye kuwiteka uwo mwaka uduhaye nawo utangira neza. Rero nsabiye umugisha buri wese ukurikira Irembo Ryera TV rinyuzaho ubutumwa bwiza, imbone y'umuhanuzi. Ndasenze mwami ngo nongere ntambutse umusaruro nk'uko ushize nawe utambukije, kuko ubutumwa ngiye gutambutsa njye mbure wowe ugaragare Kristo muri njye, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Iyo tuvuze imbone y'umuhanuzi Didier, wumva iki? Imbone y'ubuhanuzi, icyo numva uburyo umuhanuzi abona ibintu. Imbone kuko nizana amashusho, nizana gusobanukirwa icyo umuntu arebye. Imbone idahari umuntu ntacyo abona. Ubusanzwe imbone ni ijisho rireba kure. Okay, aho ndakahuguwe. Ni ijisho riba mu jisho ariko rikaba ari naryo rireba kure. Imbone kandi ni ububiko. No? Ni ububiko bw'amashusho. Okay. Ni ukuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo iby'amaso yawe yabonye ntuzabyibagirwe. Imboni y'umuhanuzi rero ni ijisho ry'Imana rireba kure, cyangwa ni ijisho ry'umuhanuzi rireba mu bitekerezo by'Imana cyangwa mu bubiko bw'Imana, agakura y'ibyo Imana ikwibwiraho abihawe n'umwuka akabikumenyesha. Yes. Rero abadukurikiye bose reka tubabwire ngo mukomeze mugubwe neza muri iki kiganiro. Didier rero dutangira ikiganiro cyacu turavuga ku yihe topic y'umunsi. Nshaka kuvuga ngo ni gute umuntu amenya ko yaguye. Kuko biragoye kugira ngo umuntu yishushanye amasaha 24. Uwaguye avuga nk'uwaguye, n'uhagaze avuga nk'uhagaze. Topic navuga ni gute namenya ko naguye, cyangwa ni gute namenya ko mpagaze. Kuko ntabwo umuntu yakwishushanya amasaha 24. Muri make topic wahita ngo kumenya uwaguye n'utaraguye. Imvugo irabaranga, cyangwa imvugo iranga uwaguye n'utaraguye. Topic wayishira ngo imvugo iranga uwaguye n'utaraguye. Imvugo zose zirasa, zikoreshejwe mu rurimi rumwe, ariko duhereye ku mvugo y'umuntu waguye. Yes. Avuga ati umuntu waguye biba byiza tubanje ku muntu uhagaze. Ariko twabanza ku waguye tugasozereza ku uhagaze, kugira ngo ushaka guhagarara agomeze ahagarare vuba. Okay, uvuze neza. Ushobora guhera naho washaka hose. Yes. Reka duhere ku muntu waguye, sibyo? Hano tugiye gusoma igitabo cy'umubwiriza cya Salomo, kuko ni umuntu uzana amashusho yombi, yigeze aba mu buzima bukijijwe, yubaha Imana, bijyana no ku rwego noneho agwa ahindura imvugo. Yongeye kugaruka mu murongo, agaruka mu mvugo yigeze avuga ataragwa. Rero tukaduhere ku mvugo Salomo yakoresheje igihe yari yaguye, abantu benshi bakunda kwitiranya. Ndetse nige numva n'umukozi w'Imana umwana mu giterane ndi muri Uganda Kampala, nayo ndi gusemura nshira mu kiganda wakoresha ikinyarwanda, ntabwo ari ngombwa kumuvuga mu izina. Ariko uyu mupasiteri ni umunyempano, ni umubwiriza mwiza, ari n'umuhanuzi, ariko ari imvugo akoresheje azana ubuhamya bw'ibyo yakorewe, yumva yuko atari byiza gukabya gukizwa, ngo ukwiye kugira ukuntu ugabanya gukizwa, ukabaransinga, mbese ukabyorosha nk'akazuyazi. None numviyo Bibiliya yanga akazuyazi. Bibiliya yanga akazuyazi mu Isezerano Rishya. Hano ndashaka kureba none sasa Salomo bivuga akazuyazi agashigikira. Kuba akazuyazi imvugo y'umuntu waguye, Salomo yari yaguye, hari imvugo yakoresheje. Tujye gusoma umubwiriza 7 umurongo wa 15 kugeza kuri 18. Ngiye kwasoma twitonze tuhasesengure gato. Igihe Salomo yari yaramaze kugwa, yaravuye mu murongo, afitanye ikibazo n'Imana. Umubwiriza 7 umurongo wa 15 kugeza kuri 18 haravuga ngo ibi byose nabibonye mu minsi namaze y'imfabusa. Uyu ni Salomo uri kuvuga. Agiye kuvuga ibyo yabonye byose mu minsi yamaze y'imfabusa. Nani magambo
iminsi yose yamaze ntacyo amariye Imana cyangwa ntacyo amariye abantu, ahubwo ari mu buza bwo kwinezeza, ari mu buza bw'ibyaha, ari mu buza bwo mbese wo gushaka ibyamunezeza. Ni iminsi y'imfabusa. Ijambo kupfa ubusa ni igihe ikintu kitagize icyo kimara. Mu minsi y'umumaro hari icyo ubumariye abandi ndetse n'imbere y'Imana. Hano rero aravuze ngo ibi byose nabibonye mu minsi namaze y'imfabusa. Ari kuvuga iminsi ye y'imfabusa. Kandi dusanga iyi minsi y'imfabusa mu buzima bwa Salomo igaragara nyuma yo kugwa, kuko yakuze atozwa n'Imana. Excuse me. Reka mbibutse amagambo Salomo yavuze ahamya yuko mu gukura kwe yatojwe gukizwa no kubaha Imana. Salomo niwe wanditse mu gitabo cy'imigani 22 umurongo wa 6. Yaravuze ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, umutoza ngo azarinda asaza atarayivamo. Uyu Salomo impamvu abivuze, afite experience yuko se Dawidi hari uburyo yabanye n'Imana atoza Salomo, bigera ku rwego abwira Salomo ngo Salomo mwana wanjye ujye wubaha Imana ya so, iyo yakoreraga aba ariyo nawe uzajya ukorera. Urumva yuko Salomo yatojwe kubaha Imana no gukorera Imana ya se Dawidi. Yesu Kristo nashimwe. None amaze kutozwa kuyubaha no kuyikorera, Salomo akimara kwicara ku ngoma yarakiri umusore, abwira Imana mu guca imanza zitabera bisaba gukiranuka, bisaba n'ubwenge. Abwira Imana mu bami ba mbere igice cya 3 umurongo w'10 kuza kuri 14. Bibiri itwereka uburyo Salomo yasabye ubwenge mu bami ba mbere 3 umurongo w'10 kuri 14, ngo ayo magambo anezeza Uwiteka ko ya Salomo yasabye ubwenge bwo guca imanza zitabera. Uwiteka aramubwira, aramubonekera mu nzozi ngo kuko yaramaze gutanga ibitambo bikomeye cyane, yari yamaze kwiga gukorera Imana, atanga ibitambo biruta n'iby'abami bamubanjirije Sawuli na Dawidi babanje, ko Salomo yaje ari umwami wa 3 mu bwami bwa Isiraheli bwari butaracikamo kabiri, kuko Salomo amaze kwitwara nabi Imana aciyemo ubwami kabiri, imiryango 10 yereza umugaragu witwaga Yeroboamu, wasigarana imiryango 2 wa Benjamin na Yuda, kuko ari mu muryango w'Abayuda. Salomo ayobora ubwami bw'Abayuda, abo n'ubwami bw'Abisiraheli, n'ubwo bwari ubw'amajyepfo n'ubw'amajyaruguru. Ibi byavuye kuba ko Imana yarabuze uburyo, yaravuze ngo ku bwa Dawidi nakabe nkwambura ubwami, ariko ku bwa Dawidi ntago nzabura gusiga igishitsi cya Dawidi, ariko gusiga ubwami bw'Abayuda habaho ubwami bw'Abayuda. Ariko ni Salomo witwaye nabi atera Imana gukora icyo. Tugarutse ntari ikintu nshaka hano mu bami ba mbere 3 umurongo w'10 kuri 14, ngo amagambo anezeza Imana ko Salomo yasabye ubwenge bwo guca imanza zitabera. Imana iramubwira ngo ibyo ngibyo usabye, ubwo bwenge usabye ndabuguhaye, nguhaye umutima ujijutse wo guca imanza zitabera. Kuko iyo usabye Imana ubwenge bwo guca imanza zitabera, kuko kubaha Imana ari bwo bwenge, yarayisabye kuyubaha, ariko cyane cyane ni ubwenge butari ubwo kuyubaha. Hano yarasabye ubwenge bwo guca imanza zitabera, gukiranuka mu guca imanza. Noneho we arabuhabwa, ariko Imana yaje kubushiraho kondisiyo yo kugendera imbere yayo n'umutima utunganye nk'uko se Dawidi yagendaga. Bivuga yuko ibi ngibi byamusabwa kugiramo nawe uruhare bitandukanye n'ubwenge bwo bufungutse bwo kumenya no kuhishurirwa kubwo yari afite, yari akeneye n'ubwo kubaha Imana, kuko hari ubwenge buva mu isi bw'ubwesukuro, hakaba n'ubwenge buva ku Mana bw'umucyo ngo buzana gukiranuka. Rero hano Salomo ari aho ubwenge bwo guca imanza zitabera, bwo gutandukanya uri mukuri n'utari mukuri, kugira ngo atagira umuntu acira urubanza rudakwiriye. Rero nibwo bwenge yasabye. Hano Bibiliya ikatwereka ko Salomo mu gusaba buno bwenge byavuye kuba yarabanje gutozwa kubaha Imana na se mbere yuko se atanga nk'umwami. Salomo amaze kwicara ku ngoma ya cyami aribwo yasabye ubwenge, Imana iramubwira ngo n'ubutunzi n'icyo utasabye ndabikongeza, kuko ibi bintu bisohoza ibiri mu migani 22 umurongo wa 4, ngo uwubaha Imana akicisha bugufi, ingororano ye ni ubutunzi n'icyubahiro n'ubugingo. Rero ubwo ingororano y'ubutunzi, ingororano y'icyubahiro n'ingororano y'ubuzima cyangwa ubugingo bihabwa uwubashye Imana agacana bugufi, Salomo yabanje guca bugufi yubaha Imana, bituma Imana imuhereza ubwenge. Iravuga rero hari ikintu kigendana n'ubwenge, ubwo kubaha Imana aribwo bwenge, nk'uko Yobu 28:28 atuye ngo maze Imana ibwira umuntu iti, Yobu 28:28, ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kwa mubya niko kujijuka. Hano rero Salomo yaramaze kugira kubaha Imana muri we akiri muto, amaze gutozwa kubaha Imana, bigera ku rwego noneho asaba ubwenge bwo guca imanza zitabera muri uku kubaha Imana.
rero mu kubaha Imana imigani 8:13 habizana mu yindi shusho ngo ni ukwanga ibyaha ngo bwibone n'agasuzuguro n'inzara y'ubugoryi nibyo Imana yanga. Imigani 8:13. Ubwo rero kubaha Imana biri mu ishusho yo kwanga ibyaha. Ushobora kwanga ibyaha ariko ukabibamo utabikunze, nk'umuntu w'inzoga zikamuraza hanze afite inzu. Uyu muntu ashobora kuva yanze inzoga ariko bitewe n'uko zikimubase agasigara zinywa. Nicyo bita kuba wagize kubaha Imana, wanze ibyaha ariko ugasigarana ubujiji kuko wanze kubivamo. Rero kuva mu byaha bikwita yuko wajijutse, wagize umutima ujijutse. Hano Imana ibwira Salomo ngo nguye kugweza umutima ujijutse wo guca imanza zitabera. We ko Salomo kugwa kwe asa nkaho yabikoze azi icyo akora, asa nkaguye nkana z'ibyo akora. Nuko Imana yari yarabikiye Dawidi imbabazi ngo abana bane bancumuraho ngo sinzabakuraho imbabazi zanjye, ngo nzabahana nk'uko umubyaha n'umwana we, ariko sinzabakuraho imbabazi zanjye. Burya niki cyaramye Salomo ntago yari uwo kugaruka, kuko we yaguye azi ibyo akora, azi ukuri. Kuko umuntu wabaye mukuri iyo akuguye akabivamo ngo biragoye kugira ngo umugarure ngo mwihanishe. Ariko Salomo yagize amahirwe yo kugarurwa, yandika igitabo cy'umuka avuga yuko amaherezo ari urubanza. Tugende kugira ngo tugere mu ntego yacu. Yes. Imvugo y'umuntu waguye avuga ati ariho hano nashatse ko dusoma mu mubwiriza igice cya 7 umurongo wa 15. Hari imvugo Salomo yakoresheje amaze kugwa. Nashatse kuzara ishusho ko yigeze aba impamvu yaguye nuko yigeze abanza guhagararamo aba umuntu muzima. Imana imubwira ko nugendera imbere yanjye nkuko so Dawidi yagendaga nzaguha kurama, nzaguhereza no gusimbura ku ntebe. Ibyo ntiyabibonye kuko yigeze atinda mu gihe kirekire cyo kugwa, atinda kugaruka. Yagiye kugaruka Imana ari kugabanya iminsi yo kubaho kuko hari igihe yabivuzeho hano Salomo nabyo. Reka tubisome. Uwaguye avuga ati 7:16 kuza kuri 18 amubwiriza ngo ibi byose nabibonye mu minsi namaze y'imfabusa. Hano twahavuze kuba y'imfabusa ni iminsi ya atabyaye umusaruro cyangwa atagize icyo amarira Imana n'abantu, ahubwo we yari ari mu kwinezeza. Ngo habaho umukiranutsi ukenyuka kandi akiranuka, kandi habaho umunyabyaha uramba kandi akora ibibi. Ngo nibyo yabonye mu minsi yo kugwa ko y'imfabusa ntacyo amaze. Ntugakabye gukiranuka kandi ntiwigire umunyabwenge burengeranye. Ni kuki wirimbuza? Ashatse kuvuga ngo ntukabye gukiranuka uzapfa vuba. Mani magambo nkuko bakoresheje ngo ntugakabye kugira ukuri kuko ukuri kwakwicisha. Hari abantu bakoresha iyi mvugo, aba bantu abakwereka akazu yazi ko ubuzima bwo babaye bw'ubukristo. Uyu muntu uvuga ngo ntugakabye kugira ukuri abakubwira yuko we abaye mu buza bwo kuba yakwishushanya, hari ahabeshya kandi akuvutima ntumucira urubanza, abeshya kugira ngo abeho. Hano rero nibyo Salomo ari kuvuga no mu minsi y'imfabusa. Rero uyu muntu nawe uri kunkurikirana nago ubwo tuvuga tuti mu minsi y'ipfabusa ya Salomo hari amaprincipe yari yarihaye adasa n'ukuri. Avuga icyambere ngo ntugakabye gukiranuka. Avuga ko gukabya gukiranuka ari ikintu kibi. Ngo ntiwigire n'umunyabwenge burengeranye. Ngo ni kuki wirimbuza? Ashaka ngo ntukabya gukiranuka. Ijambo ubwenge hano tubuzane mu ishusho yo kubaha Imana. Kubaha Imana nibwo bwenge. Ntugakabye kugira kubaha Imana, ntugakabye gukiranuka biri muri sansi imwe. Ngo ni kuki wirimbuza? Iyo ni imvugo kandi kuba dukurikiye iyo umuntu agaragaza ko yaguye. Kuko umuntu uhagaze ntiyakubwira ngo kubera icyo ukabya gukiranuka, kuko arasabwa ko ahubwo dukwiriye kubikabya. Kuko Yesu yaravuze ngo uwera rukomye yera. Ubwo ngubwo arasabwa yuko durasabwa gusa na Kristo. Rero mu gihe utaragira ku rugero rwa Kristo ntago wavuga ngo ntugakabye gusana na Kristo. Ntago hangaha harakomeza mu rwa 10 ngo ntugashayishe gukora ibibi, ntukabe n'umupfapfa. Byakumarira iki gukenyuka? Ari kugaragaza ko iyo ukabije gukora ibyaha upfa vuba. Agaragaje yuko niyo ukabije gukiranuka upfa vuba. Rero ngo niba ushaka kurama ngo balansinge ukora ibyaha ahandi ukore mbese ukore ntugakabye mu kazo yawe. Ahanga mu 18 yari kubivuga. Mu 18 mubwiriza 7:18 ngo ibyiza ni uko bimwe ubikomeza ndetse ibindi ntukabikureho iminwe kuko uwubaha Imana azaba muri ibyo byose. Urumva kuntu hano apfobeje kubaha Imana. Iyi ni imvugo yakoresheje ngo mu minsi ye y'imfabusa. Bivuga yuko mu minsi ye y'imfabusa yabonye yuko umuntu akabije gukiranuka ashobora gupfa, nka kuriya Yohana umubatiza. Bibiliya hari abantu bakunda gukoresha iyo mvugo ngo Yohana yapfuye akenyutse kubera yuko yakabije kuvuga ukuri igihe yarabuye Herode, kuko yaratwaye Herodiya kandi abafitanye isano yo hafi. Aravuga ngo ibyo ngibyo byica amategeko. Aramurabura Yohana umubatiza aramubwira Herode.
Herode muka Herodiya ahita murakara ngo bamufunge. Bagiye kumuca igihanga Yesu ahari. Yesu arabasha kuzura Yohana Umubatiza. Ariko icyatumye Yesu atazura Yohana Umubatiza atamwitaho urupfu rwe nuko mission yatumye Yohana avuka yarayirangije. Yavukiye gutegura inzira ya Kristo. Kristo yari yamaze kuhagera, nta mpamvu ya Yohana kugumaho Kristo ahari kuko yaravukiye kumutegurira inzira hanyuma Kristo agakomeza mission. Kuko Yohana yaje avuga ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri bugufi. Yesu nibwo butumwa yaje abwiriza agera ikirenge mu cya Yohana, ariko Yohana yari yatumubanje kumutegurira inzira ngo Kristo akomeze. Rero Yohana mu kwifuza kwiyo yumvaga yuko yaguma kuba ku isi, ariko Imana ikabona impamvu yo kuguma ku isi kwa Yohana ntigihari. Bituma rero Imana ishima yuko igare rye rinyura kwa Herode. Kumuca igihanga Imana yari ifitemo uruhare kuko ryari igare rye. Iyo Imana itabigiramo uruhare, Yesu yari kubinaniza ko afite ububasha bwo guhindura imitima y'abantu, akaba nk'Imana yarabasha kuba yabuza n'urupfu rwa Yohana. Cyangwa banamuca igihanga Yesu akagisubizaho, nk'uko wa mugabo bamuciye ugutwi ba Petero Yesu akagusubizaho. Imbaraga zisubizaho ugutwi kwaciwe ntabwo zaregwa gusubizaho umutwe. Bivuga yuko rero Yohana urupfu rwiwe nubwo yapfuye akenyutse, si uko yakabije gukiranuka, ahubwo yararangije mission yamuteye kuvuka. Rero hari abantu bitwaza ngo yapfuye akenyutse ko yagize ukuri agakabya. Kuri gukabya ukuri birakwiriye mu gihe Imana ariyo yashimye yuko ihabwa icyubahiro. Hari abantu rero mbakurire urujijaho bakunda kwitwaza ngo Yohana ngo ntugakabye kugira ukuri. Yohana bamuca igihanga kubera ko gukabya kuvuga ukuri. Rero ngo Yosefu yavuze ukuri kw'inzozi ze byatumye bamurwanya. Ko kurwanywa kwa Yosefu kwatumye ashirwa muri Misiri aho yabereye umukuru w'igihugu. Bivuga yuko rero ntago araza hazabera umutware aho bazamupfukamira beneza, ariko babigizemo uruhare. Burya ari igihe uvuga ukuri ukaba ufunguriye inzira Satani kugira ngo agerageze uko kuri. Rero iyo guhagazemo Imana yihesha icyubahiro. Niyo mpamvu mu ntege nkeya zacu hari igihe duhereza Imana appointment. Reka mbasobanurire ku bintu abantu bamwe bajya bibeshya ngo si byiza kuvuga ukuri kose. Yes, ukuri kose nubwo atari byiza kukuvuga, ntago ikinyoma kizasimbura ukuri. Ukuri kose nubwo utakuvuga ntago uzashiraho ikinyoma ngo gisimbura ukuri. Ahubwo niba ukuri kose utakuvuze, ukwiye kugira impamvu ya kabiri washiraho nubwo itari muri gahunda kugira ngo ukuri gutwikire muri envelope. Niba udashaka ko bose bakunda gutanga urugero, ushobora kuba usose ugiye kugura MBs, nkabashaka yuko usharinga kuri wifi, kuri wifi, ariko udashaka ko mbimenya. Ukavuga rero nkakuba se mutubisha wa Mungu Spirit ugiye heye, ugasanga nuvuga ko ugiye kugura MBs kandi ngiye Didi nari nagusabye hari MBs cyangwa ubona ko nzikeneye, ndakuvuga ngo nsharinga kuri wifi cyangwa nanjye ungurire. Mu gihe rero ntashaka kukubwira ukuri kose, ntago nkwiye kukubeshya hano, ahubwo nkwiye gushiraho impamvu ya kabiri itari ihari, akaba ariyo nkumurika kugira ngo mpishe kwa kuri ariko ntavuze ikinyoma. Iyi mpamvu ya kabiri nshizeho ikwiye kubiri bushirwa mu bikorwa. Ni iki cyabaye kuri Samweli agiye kwimika Dawidi. Yabwiye Imana ngo Mana, Sawuli namenya yuko ngiye kwimika undi mwami mu cyimbo cye ko ari bunyice, kandi Samweli akaba afite kuba Imana muri badashaka kubeshya. Imana imuhereza impamvu ya kabiri, ntago yamuhaye ubwenge bwo kubeshya. Imana iramubwira usanga uri n'umutambyi, cyo ni icyambere. Ikindi kuko usanga uzi nubwo atwara ihembe ritwaye amavuta, ingingo nyamukuru ni ukwimika Dawidi umuntu natoranyije yanze no kumubwira n'izina kuko Imana kwari kumurinda. Ngo hari umuntu nitoranyije mu bahungu bo kwa Yesayi Betelehemu, niwe nateguye ngo azaba umwami mu cyimbo cya Sawuli, kuko Sawuli ntago uzahora umusengera. Ibi biri muri Samweli wa mbere 16 umurongo wa mbere, urwandiko rwa mbere rwa Samweli 16. Imana yabwiye Samweli ngo uzageza ryari guhora wingingira Sawuli ko namaze kumuha rejection, namuhaye reje, ntago ngikimwemera, ahubwo ca amavuta mwiyembo nkwereke aho werekera. Rero yagize kubera urukundo yakundaga Sawuli, Samweli byamutegura yingingira Sawuli. Rero Samweli bigaragaza umutima wa gishumba no kwinginga, yababazwaga no kurimbuka kw'abaguye. Nubwo hari igihe abantu bagwa bagakabya kugwa bakava nk'ishami ryavuye ku muzabibu, iri ntiwarigarura ngo uryingingire ngo rigaruke ku muzabibu, ahubwo waryingingira rifite intege nkeya ku muzabibu, ryanze kwera imbuto ritaracibwa, iri waryingingira. Ariko mu gihe ryamaze gucibwa kuko ryakoze ibyaha nkana, ryanze kwera imbuto nkana, Yesu aravuze ngo data ararica rikarindwa gutwikwa. Rero tugarutse kuri umurongo, ndagaruka ni gute Samweli yahawe iyindi mpamvu agahisha ukuri kumujyanye i Betelehemu, ni ukugira ngo Sawuli atamwica. Impamvu ya kabiri Imana yashizeho
yaramubwiye ko usanga uri umutambyi ugenda unakore n'igikorwa cyo gutamba ibitambo kugira ngo ukubaza umubwire yuko ugiye gutambira Imana mu muryango wo kwa Yesayi, kandi koko byarakozwe. Sinzi niba warahasomye, iyo bidakorwa ari kuba yabeshye Imana ariko yashigikiye ikinyoma. Ariko yaravuze ngo ntago turi bugire icyo dutama cyangwa turye dukora ibirori n'ibitambo byari byakozwe Dawidi atarahagera. Bishatse kuvuga yuko Imana ntago yatanze ubwenge bw'ikinyoma, ahubwo Imana ashizaho impamvu ihisha ukuri nyamukuru kwakwicisha kwakwicisha Samweli. Bituma rero Imana ishiraho impamvu ya kabiri. Tubizane muri logique ya hano. Urabizi ikibiriti kigura make ya hano. Ushobora kuba ugiye kugura MBs iz'ukwezi ukatutegura na gahunda yo kugura ikibiriti. Sinzi niba kigura ngahe hano. Sinjamenya. Okay, bashanga hari mugura mu mapaki. Kibiriti kimwe wagera ukakigura ku iduka mu mafaranga make cyane. Ni nkuru cyangwa ukavuga yuko ugiye kugura na shikarete cyangwa bombo. Si bigura make. Ushobora kuba ugiye kugura MBs, umuntu yakubaza se ugiye kugura iki, ngo nshaka kugura kabombo hano. Aka kabombo hano nago kari mu mpamvu, aho gushatse guhisha impamvu nyamukuru. Iyi mpamvu ya kabiri ushizeho rero kugira utagaragara yuko wabeshye, ukwiye kuyishigikira. N'ugenda gura bombo n'ubwo itari muri gahunda, ugure MBs zakutwaye, ariko n'utagura bombo uraba wabeshye. Bivuga yuko rero ukuri nubwo kose utakuvuga ntago gusimburwa n'ikinyoma. Ukuri gukwiye gusigara ukuri, n'uguhisha shiraho iyindi mpamvu itari bogame, itari bubangamira abantu, ya yindi uzi yuko itari bukwicisha uyishireho, ariko nayo ubumwizerwa kuhisha mu bikorwa. Aho ngaho karumvikana hano ku badukurikiye. Rero hano mwumvishe ko Salomo aravuze ngo mu minsi ye y'imfabusa, mu minsi ye yabayeho ntacyo kimariye Imana n'abantu, ari mu buzima bwo kwineza no gushaka abagore, ari mu busaba, ari mu buzima bwo byageze n'urwego afata ibigirwamana by'abagore be abyubakira ingoro muri Yerusalemu. Bivuga ko yubakiye Imana inzu isobanutse. Byageze ku rwego abagore bamubwira ngo ni gute warubakiye Imana yawe inzu, natwe tubakira ibigirwamana byacu. Gikoreka ko yaguye yaragiye abubakira ingoro z'ibigirwamana. Umugore yaza nashera ashatse Sidoni kwa Bayezebeli, ashaka kwa Farawo, ashaka mu Bamoni, ashaka mu Bamowabu, ashaka mu Bamori, ashaka mu Bayebusi. Yagiye ashaka abagore kandi ashakiraga ibwami gusa. Bivuga yuko baragiyazanaga n'ibigirwamana byabo bitewe no gukunda abagore byaherutse, ahinduwe umutima bawerekeza kuki ubwenge bwe noneho barabukorruptinga. To corrupt cyangwa n'uguhumanya. Bahumanyije ubwenge bwa Salomo busigara bukora mu buryo bwo gucura imigani nk'iyi ngiyi isa nkaho ariyo kugwisha abandi kuko ari muri status cyangwa ari mu mwanya wo kugwa. Aho ngaho ndiza hano tugisobanuyeho. Iki umuntu waguye avuga ati, umuntu waguye iyo avuye mu nzira igororotse nk'uwagoramye. Reka tugaragaze no kuri umuntu waguye imyitwarire yiwe. Hano tukumvishe imvugo y'umuntu waguye yuko abasha kugoramya ukuri ndetse agashaka kubabuza bw'akazu yazi yishushanya. Kandi Bibiliya tubwira ngo Yesu niwe abivuze abwira itorero ry'Laodikiya ngo byanze gushyuha ryanje no gukonja riba akazu yazi. Ese bivuga ngo nudashyuha ngo cyangwa ukonje ndakuruka. Kandi ijambo kuba akazu yazi bizana ishusho mu buryo bwo mu mwuka, kuba uri ufite ishusho yo kwera ariko uhakana imbaraga zo kwera, icyo bita kuba indyarya. Yesu nashimwe badukurikiye. Noneho tugende kuri mu mubwiriza nako igitabo cya Petero, tugiye kwerekera ku musozo. Sobanure sasa umuntu uhagaze, hanyuma urebe n'imvugo ye akubasha gukoresha. Ndagaruka hano kuri reka tubaze turangize igitabo cy'umubwiriza, wumve Salomo amaze kugarukira Imana yavuze ati, igice cya nyuma cy'umubwiriza igice cya 12 umurongo wa 13 na 14. Hano Salomo avuga amaze kugarukira Imana uburyo yavuze nk'umuntu noneho uri kurwanya ibyabanje kuvuga ari mu minsi y'imfabusa. Aha ngaha Salomo yavuye muri iyi minsi y'imfabusa, muri iyi minsi yo kugwa. Yesu Kristo nashimwe, umva imvugo akoresheje. Iyi niyo ndunduro. Ndunduro niko bavuga, indunduro ni indunduro. Tumisha Mungu. Bavuga indunduro cyangwa ni indunduro? Indunduro, sorry. Okay, hano ni umubwiriza 12:13 kugera kuri 14. Hano Salomo ari kurangiza igitabo cye cy'umubwiriza. Hara twasoma igice cya 7
umurongo wa 13 kugeza kuri 18 aho yavuze ngo mu minsi y'imfabusa, minsi yo kugwa, uburyo ari gushigikira ko abantu badakwiye gukabya gukiranuka, badakwiye no gukabya kuba abanyabyaha, ahubwo bakwiye bimwe ntibabikore ibindi bakabibaransinga, nuko bakazuyaza aragoshigikiye. Hano amaze kuva rero mu kugwa kwiwe ahagurutse, dore imvugo yakoresheje hano ari kurangiza, ariko ukora cyitwa conclusion mu gitabo cy'umubwiriza igice cya nyuma cya 12 umurongo wa 13 na 14 yaravuze ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe, wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo. Urumva hano kuri ari kubivuga, Yesu nashimwe. Haravuze ngo wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, ari gutanga indunduro ya byose, ngo byose byarumviswe, wubaha Imana. Uyu ni Salomo uvuga, urumva ko agarutse mu murongo wo kubaha Imana, nta byo kuyishira akazuyaza, ngo wubahe Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Urumva yuko hano ntiyongeye kuvuga ngo ntugakabye, hano aravuze ngo bikwiriye umuntu wese, ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe, wubahe Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. 14 kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwa cyose ari icyiza cyangwa ikibi. Amen. Hano rero Salomo agaragaje ko nyuma yo kugaruka, amaze kuva muri ya minsi y'imfabusa, amatangiye kwicuza, asanga yuko akoze ikosa, abgarurira abantu ku murongo, arababwira ngo iyi niyo ndunduro ya byose. Mu magambo, hacyagiye mu minsi y'imfabusa nari ntarafata umwanzuro wo kurangiza speech yanjye, dore uko nyirangije nka Salomo, nsanze byose byarumviswe, iyi niyo ndunduro ya byose, conclusion, mwirengagije iminsi yanjye y'imfabusa, dore wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Aya magambo wibuke yuko Imana yamubwiye mu gitabo cy'Abami igice cya 3 igiye kumuhereza ubwenge ataragwa, iramubwira, reka tuhasome wumve. Nibyo Salomo agarutse, amaze kugaruka ku murongo. Nicyo navuze ko umuntu waguye avuga nk'uwaguye, kandi n'uhagaze avuga nk'uhagaze. Hano yari amaze guhaguruka, amaze kwiyana no kugaruka ku murongo, akoresha imvugo ko byose byumviswe, indunduro ari byose ari uko twumvira amategeko y'Imana, kandi ibyo bikwiriye umuntu wese, ngo bitewe nuko imirimo y'umuntu wese yakoze, imyiza cyangwa imibi, izamushira mu rubanza. Urumva yuko rero hano nta gishigikiye gukabya ibibi, kuko bizagushira mu rubanza. Ariko hariya mbere ntiyabivuze gutyo, yaravuze ngo ntukabikabye, yarashingiye ku rubanza rwo kwisi kuva muri uyu mubiri. Yesu nashimwe. Tugaruke mu Bami ba mbere 3 umurongo wa 10 na kuri 14. Reka twumve hano, haravuga ngo maze ayo magambo anezeza Uwiteka, kuko ariyo Salomo yamusabye. Imana ihera akibwira Salomo iti, kuko ibyo ari byo usabye, ukaba udasabye kurama, ntusabe n'ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera. Murongo wa 14 nuko nkugiriye uko unsabye, dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse, mu bakubanjije cyangwa mu bazagukurikira ntawe uzahwana nawe, kandi nguhaye n'ibyo utansabye, ubutunzi n'icyo bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bami uzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. 14 Imana imushiraho kondisiyo. Nuko kandi urumva Imana ikubwira Salomo, nugendera mu nzira zanjye, ukitondera amateka n'amategeko yanjye, nk'uko so Dawidi yazigenderagamo, nzakungerera kurama. Urumva hano Salomo yapfuye akenyutse, kandi yarabeshye, aravuga ngo ntugakabye gukiranuka kugira ngo urame. Kandi hano Imana kumubwira ngo kugira ngo urame Salomo, nuko uzakabya gukiranuka ukagenda nk'uko so yagendaga, mbese ugakiranuka. Urumva yuko hano rero Salomo yapfuye akenyutse, ko nago yeneje imyaka 70, yapfuye mbere y'iyo myaka, kuko Salomo yicaye ku ngoma mbere y'imyaka 30. Dawidi yicaye ku ngoma afite imyaka 30, ayobora Isirayeli imyaka 40, yose hamwe arama imyaka 70. Iyi myaka bivuga yuko yapfuye ashaje. Ni nacyo gipimo kiri muri Zaburi ya 90 umurongo w'10, ngo iminsi yacu ni imyaka 70, niyo myaka niho Imana imaze kuyigeza. Urama imyaka 70 bamwita yuko yashaje, uri munsi yayo ubutararama, ukwiye kurama ari uko wagejeje 70. Rero iyo ugifite imbaraga winjira muri 80 kuzamura hejuru, nk'iyo ari abantu bayigeza no mu 100+. Ariko hano igifatiro cy'abaramye, minimum y'uwaramye bahera kuri 70 kuzamuka.
ariko uri munsi ya 60 ntibabara nk'uwaramye. Niko zaburi ya Mose igice cya 90 umurongo w'10 bavuga ibyerekeranye iminsi iyo turama kuri iyi si. Iyo uneje 70 burya nta deni, nta bikabyo, nta bishyo bigiye gukora, kereke kwiruhukira cyangwa ukaba muri bonus imyaka y'iyongezo. Hano rero tugarutse hano dusanze Imana ibwira Salomo ngo mu minsi niba ushaka kurama kugira nzaguhe kurama nuko ugendera imbere yanjye ugakiranuka ukagira amategeko n'amabwiriza yanjye kugira nzaguhe kurama. Ibi Salomo yapfuye ataramye, yavuye mu mubiri imbere y'igihe ndetse atabonye n'umwami w'umusimbura. Ubwami bwacitsemo kabiri. Imana yabikoze ngo ku bwa Dawidi zabikora utakiriho, nakabaye nkwica nkanakwambura intebe mbere. Rero bishatse kuvuga ko kurama kwa Salomo kwari gushingiye mu kuzakiranuka. Rero ntiyashoboye gukiranuka nk'uko Imana yabishatse, ariko mu mubwiriza warebye ahantu yabivuze ngo ntugakabye gukiranuka kugira ngo udapfukenyutse. Urumva ko yari yamaze kujya mu minsi y'imfabusa, avuga nk'uwaguye bigera no ku rwego yibagirwa ko Imana yamubwiye kugira ngo arame nuko azakiranuka. Bari kuvuga ngo ntugakabye. Nuko rero yibujije kurama bitewe n'imvugo yari yagaragaje ko yari yaguye. Haleluya. Rero ngarutse kuri iki kintu byari ngombwa yuko dusobanukirwa uwaguye. Turatanga urugero rw'uwitwa twerekera ku musozi, turatanga urugero rw'uwitwa Balamu, kuko Bibiliya igaragaza ko yigeze aba mu nzira igororotse arayiyoba. Iyo yiyobye rero abantu bavuye mu nzira y'ukuri babitwara bate? Nyuma yo gukora iyo imvugo yabo irabaranga, bongera kubavuga mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 14. Umva uko havuga: amaso yabo yuzuye ubusambanyi ntahaga ibyaha. Urwandiko rwa 2 rwa Petero 2 umurongo w'14 wa 14. Turamanuka kugeza ku murongo wa 22. Amaso yabo yuzuye ubusambanyi ntahaga ibyaha, bashukashuka b'imitima idakomeye, bafite imitima yamenyerejwe kurarikira ibibi, ni abo kuvumwa. Baretse inzira igororotse barayoba. Urumva ko bano umurongo wa 15 bavuze ko baretse inzira igororotse barayoba. Bivuga yuko bigeze baba mu nzira igororotse. Rero bano bamaze kuyoba niye myitwarire bagira. Ngo baretse inzira igororotse barayoba, bakurikiza inzira ya Balamu mwene Bewori wakunze ibiguzi byo gukiranirwa. Bivuga yuko Balamu mwene Bewori bitewe no gukunda ibiguzi, bitewe no gushaka indamu, byatumye ava mu nzira igororotse arayoba. None abagera ikirenge mu cya Balamu nabayobye bayitwa ko ari abakozi b'Imana, babwiriza ubutumwa bw'umudendezo kandi ubwaba ari imbata ziboze. Ngo ariko ahanwe ubugome bwe ubw'indogobe itavuga, yavugaga ijwi ry'umuntu ikabuza ibisazi by'uwo muhanuzi. Bibiliya mwita yuko ari umuhanuzi ragwe mwisi w'ibinyoma hano, ahubwo abaye w'ibinyoma amaze kuva mu nzira igororotse. Bivuga yuko state cyangwa eta umuntu arimo ntago ari impano iguhindura uw'ibinyoma. Nubwo wahanura ibinyoma simze ko mbishigikiye, ahubwo hano baregarara yuko kuva mu nzira igororotse biguhindura uw'ibinyoma, kuko inzira igororotse ni y'ukuri, igoramye ni y'ibinyoma. Rero umutima w'umuntu umaze kuva mu kuri, wanze ukuri, biheruka umuntu agoramye akavuga nk'uwaguye, agakora n'ibyo uwaguye. Yesu nashimwe. Ngo kuko bavuga amagambo akakaje yo kwihimbaza. Ndasimbukanye no ku murongo wa 19 Petero wa 2 umurongo wa 19 aravuga ngo babasezeranye umudendezo nyamara ubwaba ari imbata zibiboze, kuko icyanesheje umuntu kiba kimuhinduye n'imbata yacyo. Umurongo wa 20 ngo niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga bakava mu by'isi byonona, maze bakongera kubyizingitiranyirizamo bikabanesha, ibya nyuma byabo biba bikurusha ibya mbere kuba bibi. Icyajyaga kubabera cyiza umurongo wa 21 iyo batigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya bakareka itegeko ryera bahawe. Urumva hano bari kwihanangirizwa abava mu nzira yo kuri yo gukiranuka, iyo bayivuyemo baba babikuruta uko bari imbere. Bigasa nka bya bindi Yesu yavuze ngo niyo umuntu akuwemo dayimoni igeni izerera ishaka ahantu ibone uburukiro, ariko iyo igarutse igasanga wa mutima wa muntu yirukanywemo ntago utuje, ntago Kristo yawokipye. Ikibaho ngo arajyana akazara abadayimoni barindwa mu rushimbaraga byo bikaba bikuruta ibya mbere. Ni muri ubu buryo umuntu yigeze aba mu nzira y'ukuri agakizwa agakiranuka, iyo aguye akabivamo ngo aba mubi kuruta uko yarari atarakizwa. Rero ndabasaba 22 ngo ibyasohoye ni ubyuyu mugani w'ukuri ngo byabasohoyeho ngo imbwa yisubiye ku birutsi byayo, kandi ngo ingurube yuhagiwe isubiye kwigaragura. Dusengera muri amagambo dusaba Imana ngo iturinde kugwa bigere ku rwego rwaho umuntu
asa nkaho agiye gukora ibyaha biruta n'ibyo yakoze by'indengakamere, kuko birigaragaza mu gitabo uku kugwa muri ubu buntu warakijijwe neza uramenye neza Yesu. Baravuze mu murongo wa 20 Petero wa 2 kabiri murongo wa 20 ngo niba kumenya neza Yesu Kristo kwarateye abo bantu baguye bakabivamo, uko arabateye kuva mu by'isi byangiza, kumenya neza Yesu Kristo byabateye kumenya neza Yesu Kristo byabateye kuva mu by'isi byangiza barakizwa. Bivuga yuko iyo wamenye neza Yesu Kristo bigutera guhinduka ugasa na Kristo. Rero iyo umaze kugwa sasa ukabivamo utangira guhakana Kristo, uhinduka antikristo, kuko birivuga yuko aba antikristo ngo babanje kuva muri twe, bitatuye bava muri twe ngo nuko batari abacu. Bivuga niyo mpamvu uzasanga umuntu wese ubasha guhakanya Kristo mwarimu akwiye kuba yarabanje kumumenya, kuko ni wa virusi ntiyahangana na antivirusi bitaziranye. Virusi ikwiye kuba izi antivirusi kirwanya, ndetse n'umuntu wese urwanya ukuri akwiye kuba z'ukuri. Yego hari abarwanya ukuri mu kutamenya bitari ibyo barariki, ariko hano bari kuvuga abantu bavuye mu nzira igororotse y'ukuri barayizi, ngo bamenye neza Yesu Kristo ari we ukuri. Bamaze kumenya neza ngo baragwa barabivamo, ngo abangaba rero ntiwabagarura ngo bihanishe kuko bakora ibyaha nkana. Noneho impamvu ijambo ry'Imana riraryoshye nko mu gihugu cyanyu cya Uganda hariyo ubundi tujya twumva ko hariho abapasiteri benshi babivanze. Yes. Namwe mujya mubabona cyangwa no kubasa? Barahari benshi basenga izindi mana, bagira imyuka, bakorana imyuka mibi kabisa. Ahubwo se ko gitangaje ko byose babikora mu izina rya Yesu, ko Yesu yarenganye akaba nabihanganiye. Bose babikora mu izina rya Yesu, ariko bigasoza Matayo 24 Yesu avuga ngo mwitonde ibihe by'imperuka haza ibihe biruhije, ko benshi bazaza mu izina ryanjye. Ndashaka urebe karite mbere umudayimoni ntabwo abasha kuvuga mu izina rya Yesu ko bararitinyaga, ariko Yesu avuze ko mu bihe by'imperuka ko hari abazaza mu izina rye b'ibinyoma, ariko bakaza mu izina rya Yesu. Mani magambo uje kukweskuruka akakweskuruka yuko ari Imana ivuze cyangwa ari Yesu wantumye. Urumva ko abaje mu izina rya Yesu kandi ari abibinyoma. Yesu ubu hari abapasiteri uzi b'ibinyoma wavuga ati aba bapasiteri ni benshi muri Uganda, ni benshi muri Uganda kandi bafite ubutunzi na government ubwabo barayinjiriza. Yes. Ntabwo ari byiza kubavuga mu mazina, ariko barahari ku bwinshi kandi bafite insengero, ariko bano benshi ngo babaje kuba mu nzira y'ukuri nabo barayoba bitewe no kurarikira indamu. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ni gute umuntu ashobora kugira urusengero, umuntu akarusengeramo ku wa mbere ku wa kabiri, uwo muntu akakubeshya umwaka akakubeshya ibiri kigera. Ikibazo nuko abantu nyine igituma abantu bemera kubeshywa nuko hari ibyo bararikiye. Urugero nk'umuntu w'umupfumu cyangwa nk'indaya ishobora kuza igatura mukayisabira umugisha, icyo ni icyambere, ariko uzi yuko yo yigurishije yayasambaniye. Uyu muntu niyumva mutarwanya ibintu by'ubusambanyi azabura gute kuhateranira? Uyu ngo ntiyigeze akizwa, ahubwo yaje gusoza umuhango. Twibuke yuko umuntu gukizwa kukuri gutera umuntu guhinduka, kuko niba biduhesha, kuko biratubwira ngo biri mu gitabo cya mbere cya Yohana igice cya 3 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3 haravuga amagambo ngo urwandiko rwa mbere rwa Yohana 3 umurongo wa 2 kugeza ku wa 5 ngo bakundwe ubutura abana b'Imana yari kubwira bose bakire Kristo nk'umwami n'umukiza, kandi uko tuzamera ntikurerekanwa, icyakora Yesu Kristo niyerekanwa tuzasa nawe. Uyu Yohana ahita ababwira sasa uzasa na Kristo, nubwo twese turi abana b'Imana twakijijwe tukemererwa kuba abana b'Imana, reka mbabwira abazabona Kristo abari. Umurongo wa 3 ngo icyakora abafite ibyo byiringiro byo kuzabona Kristo bagasa nawe ngo bahora biboneza nk'uko we aboneye. Urumva yuko turasabwa kubonera nka Kristo kugira ngo tuzase nawe. None abantu babaye mu buzima bwo kudashaka kwamuza bwo kwezwa, bashatse kwamuza bw'ibyaha, kandi ngo bafite ibyiringiro byo kuzasa nka Kristo. Abantu bazamera muri abakobwa 5 b'abapfapfa ko bari bafite amatabaza, bose bitwa ko ari abakobwa barinze gusanganira umukwe, abanyabwenge bubashye Imana, ariko abapfapfa n'abatarubashye Imana. Bose barafite amatabaza, ariko benshi bamenye amavuta. Bivuga ko kumena amavuta barakubwiye ngo wimenera amavuta, arakubwiye ngo wincumuze. Bishatse ko ibyaha nibyo biyamena.
nka gutya ntamukije buno butumwa ntabwo bingabanya amavuta ahubwo birayongera ariko ngiye mu byaha birayagabanya cyo bita kumena amavuta impano yasigara ngasigara nditabaza ariko ridafite amavuta niyo mpamvu Yesu rero yanze kwakira abapfapfa batanu suko atabakoye suko atabahaye n'impano bose bahawe amatabaza bose uko ari 10 ariko batanu ntibubashye Imana kuko kubaha Imana nibwo bwenge bwo kutayubaha ni ikinyuranyo nibwo bupfapfa aba bari bafite amatabaza ariko batayubaha Imana ari abapfapfa hakaba n'abandi batanu b'abanyabwenge bubahaga Imana bari niyo barinze amavuta vuga yuko rero aba batanu barirukanywe ngo sinigeze mbamenya bagasa nka babandi Yesu yavuze ko abafite aya matabaza Yesu yazanye mu ishusho y'impano mu gice cya 7 Matayo 7:23 yaravuze ngo benshi bazaza bavuga ngo twahanuye mu izina ryawe twirukanye abadayimoni mu izina ryawe twakoze ibitangaza byinshi mu izina ryawe nuko baje mu izina rya Kristo Yesu abwira ngo mwankozi zibi bimwe sinigeze mbamenya kwereke Yesu azihakana abanyempano nkabo barahanuye mu izina rye bigasohora barakoze ibitangaza kugura abadayimoni bigasohora kwereke Yesu azabihakana Yesu asobanuye impamvu nuko bari inkozi zibibi mani magambo bamennye amavuta basigarana amatabaza amatabaza ntibayakuye ikuzimu dutandukanye abantu bakura impano ikuzimu ariko se mwebwe iri iwanyu mubona abantu bavuye ikuzimu banavuga yuko bajyayo ari abantu bakora imirimo y'Imana runaka nk'amatitire wenda atandukanye hari abantu bagiye babitangiraho ubuhamya hari abagiye babitangaho ko bakoranye na Satani hari abagiye batangira ibikimansuro bira byo kubyira bambaye ubusa batangura za club zitandukanye hari n'umwishe w'umuhanzi n'ubwiriza butumwa yatwaye mube mu baririmbyi bano b'ibyamamare bari muri Uganda batwara ikuzimu ariko babazwa nuko we yavuyeyo yarababwiye ngo babivemo banze kuvayo kuko barashimye ariko we yavuyemo akuwemo n'Imana rero ubwo nubuhamye atanga ubuhamya akavuga ati jewe najyaje abantu ariko se akabwira ko bavuga n'abapasiteri bamwe bagiye babirimo yes kuko urumva ko rero ushaka kubikurikirana wagenda kuri YouTube channel nuko abavuga mu Kiganda basha mu Cyongereza ariko bavuze ubuhamya nka parte 3 nanaziguhereza nubasha kumva Icyongereza neza biroroshye mfite kuri telefone naguhereza link ukazabyimvira kuri YouTube abavuga mu Kiganda basha mu Cyongereza yavuze abantu yagiye ahurira yamanuye avuga n'abandi bakora ibintu by'ubutinganyi Satani yagiye ahereza ku kazi kandi bari mu bahanzi b'ibyamamare bakuzwe bamwe agira bivuga niyo mpamvu rero zaza gusanga abantu ariko bamwe uzasanga bamwe batagize banakizwa ahubwo hari n'abakijwe none sasa bahitongo n'abakozi b'Imana bagiye bava ku murongo nabo ubwo nukuvuga nose ariko ntekereza ko nta muntu waba uririmba gospel waba ngo abicyamamare ngo agikuze birashoboka kujyayo kuko Satani ntabwo arwanya impano ahubwo arwanya imbuto rero Satani igihe cyose abona yuko basha kugira influence cyangwa basha kugera ku bantu itashaka yakoreza n'aba agent babasha kugira kuguhindura ngo ukorane nabo collabo cyangwa amasezerano bagasanga baje nk'abatera nkunga bagazashaka sasa kuba mu makuru kurya yabo bagazashaka yuko ukora sasa ibyo byari byihishe nyuma batakubwiye mbere nuko barabakoresha bari muri club ya Illuminati ba Freemason bari yabumva bavuga bagirana amasezerano nta muntu upfa kubijyamo adafite ibindi bintu ngo nakoze research kuri internet baza se nibikira Illuminati shingiro kugira ngo yinjize abantu bavuga ibintu bitatu ngo ibasha gutanga sanga bisa na bya bindi byose Satani ageragerejeho Yesu ngo babasha gutanga icyitwa power imbaraga ubutwari batanga icyitwa fame popularity kumenyekana batanga icyitwa prosperity kugubwa neza mu butunzi rero avuga yuko muri ibyo bintu bitatu zasanga Yesu abigeragerejwemo amazi iminsi 40 Yesu yamutegeye ku butunzi ku byo kurya kuko umuntu atunze bakwiye kumubarira muri prosperity kuko abasha kubona ibyo kurya n'ibyagabura niyo bita prosperity kubuguwe neza ufite mu butunzi iyo babaza icyitwa power no kubufasha kuvuga rikijyana pouvoir noneho ukagira icyitwa fame kumenyekana ukabuzwi cyane n'ukimenywa na bose ibyo bintu bitatu Illuminati bavuga yuko babasha kubitanga ariko uburyo babitangamo bugirana amasezerano nabo bitewe n'impamvu none nasomye kuri internet mbaza nibiki bashingiro nibiki batanga sanga batanga ibyo bintu bitatu bashaka aba businessmen bashaka abantu bafite za business abantu bashaka abanyempano niburi pastor niburi umuki bese bashaka abantu bose bafite impano zibasha guhagara bagashatse kumenyekana bagashatse kugira ibutware bagashatse niyo mpamvu zasanga abakozi Imana benshi bamwe babyinja bari byo bararikiye bagashaka kwishushanya ariko bitagikunda niyo mpamvu rero none bikagaragaza
ubundi buryo bino bintu wabihabwa utagiye kwa Satani. Nibyo natanze biri mu Migani 22 umurongo wa 4. Salomo yatanze uburyo bino Illuminati ishushanya abantu ko yabitanga babaze gutanga ubugingo bwabo. Mariko 8:3-6 Yesu aravuze ngo byamarira icyo umuntu gutunga ibyo mu isi yose akaka ubugingo bwe. Abantu bajya gukorana amasezerano na Satani ntago abasaba ibindi, abasaba ubugingo bwabo banze babutanga. Akaguhereza isi ariko ubugingo bwawe bumanipira, aguhereza ubutunzi ariko akabukwimiramo amahoro, kuko ntago Satani ari umwami w'amahoro. Yesu niwe mwami w'amahoro. Rero ubutunzi Yesu atanze we buguhesha amahoro, n'ubutunzi buguhesha amahoro Kristo bwatanga. Ndashaka kino kintu gisobanureho. Imigani 22 umurongo wa 4 agaragaza ishusho y'ibintu Illuminati isezeranya abantu. Salomo yavuze ibintu bibiri ubasha gukora ukabihabwa utatanze ibitambo. 22 abantu bashaka kujya mu nabari babigambiriye babasha gukurikira kino, reka mbakurire inzira. Imigani 22 umurongo wa 4 bagira umwete wo kubaha Imana no guca bugufi, kuko biratubwira ngo niba ushaka gushirwa hejuru gucishwa bugufi banziza icyubahiro. Rero umuntu wese ushaka icyubahiro no gushirwa hejuru ngo abishakisha gukora ibyiza adacogora. n'Abaroma 2:7 niko avuga, abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. 22 umurongo wa 4 akavuga ngo kubaha Uwiteka no kwicisha bugufi, ingororano yabyo ni ubutunzi n'icyubahiro no kudapfa. Illuminati ibasezeranya icyitwa ubuzima bwiza, ariko ubuzima ni shortcut. Bakora contract bakavuga ngo turaguhereza ibyo wifuza ariko tugaha imyaka 20 gusa kuyamamariramo ukamenyekana ugatunga, ariko tukahita dukore contract uzapfa muri ubu buryo, hane baragubwira ngo uzahita muri uruhe rupfu. Niyo mpamvu umva abantu bamwe bagiye gupfa barakoze intuza bajya gupfa babanje gutegura, bakabwira abantu yuko uyu munsi bashobora kutawurangiza, bagasanga bari kwihana kuko bazi yuko contract yabo yarangiye. Niyo mpamvu uzitonda abantu bavuga yuko asa nkagiye ugasanga ubuzima bwabayemo si ubwo kubaha Imana, ariko akavuga yuko azi umunsi wagiye mubiri yamaze kubitegura. Uyu muntu burya barangije contract yarakoranye Satani n'amasezerano, ko niba uri kuba mu buzima bwo kubaha Imana ntabwo Imana iguteguza. Nakwiri kuba mu buzima bwo kubaha Imana, Imana iguteguza igihe cyo gutaha, ariko iyi guteguje uko kuri mu buzima bwo kubaha. Ariko n'uwo umuntu ari mu buzima bw'ibyaha ariko akakubwira ngo Imana igiye kumutwara cyangwa igihe cye kirarangiye, kandi uwo ari mu buzima bw'ibyaha aba yarakoranye na Satani amasezerano. Niyo mpamvu amenya contract. Indirimbo zimeze nk'iziri ku musozo, ziri ku musozo. Hari umuririmbyi wo bita Radio uriya waririmbye ngo nakamini nakutaka umutima wanjye mwese, uriya wari ufite akajwi kayunguruye cyane, wo bita Radio. Yarimbanaga na ntuza wa Chameleone mu murumuna wa Chameleone wo bita Wizo. Hari indirimbo yaririmbye uriya Radio mbere y'uko apfa. Yaririmbye indirimbo ya gospel, yayishize muri studio atarayisohora amashusho, ariko audio yamaze gusohoka barayisohora, ivuga ngo Katonda tambura nange tandika nange, ngo Mana ngo tangirana nange, ngo ndage kubo mbere nabo, ngo unyereke inzira mbane nawe. Nono iyi ndirimbo yamaze kuyisoma muri studio hashize iminsi, ngo hari abantu, hari umuntu yatuse yari ngo inzoga aragenda arazinywa, yari yamenye yuko uwo munsi atari burangize. Niko numvisha amakuru, ariko iyo ndirimbo yo yarasohotse irahari, ariko muri audio ntago video yayisohoye, yapfuye audio itarayigira, ariko audio yari yamaze kuyisoma muri studio. Indirimbo nziza cyane ngo Imana ngo tangirana nanjye, ngo urumvira ijambo ngo Mana tangirana nanjye, bivuga ko ntigeze abana nayo, ashatse gutangirana nayo, ariko aragenda ngo inzoga nko kwiyahura nibura basafata wumva. Hari umutipe yatutse ahita muminura umutwe akubita hariya, arapfa gutyo, ariko yapfuye umutwe yawubanje hasi. Hari n'uwitwa murumuna wita AK47 murumuna wa Chameleone nawe yapfuye nyeri nawe akubita umutwe hasi. Abantu bakunda kugwisha imitwe ntumbaze niba ariko bahitamo, ariko uriya nawe hari indirimbo isa nk'iyi Imana yarashatse, yaravuze ngo nabaye umurokore, ngo nafuka murokore, hari umubwira ngo urabeshya. Ashaka nukavuga ariko tuvuge ko n'uruganda n'ubumanyi. Uruganda ndubwirizamo narwo ndaruzi, kuko maze igihe uruganda ndubwirizamo, mu bagana nabwiriza mu ruganda. Rero iyo ndirimbo bikoreka yuko umuntu ugiye kuva ku murongo, no sasa abana abapagane batarakizwa, sasa bakijijwe noneho ashobora kurimba indirimbo z'Imana ntube wanarabukwa yuko yakoranye Satani nawe amasezerano. Ko Satani arababwira ngo nta kibazo musigara muri ririmba za gospel, ariko mwebwe musigare musa n'abisi ntacyo bitwaye, mwishushanya niyo mwajyaga kera. Niyo uzuva abahanzi ba gospel cyangwa mu bakozi b'Imana, ariko gasanga uburyo baca amafaranga. Hari igihe abayinjiye mu isezerano, kuko nusanga umuntu music atashe kuyikoramo
hari ukuba wayikoramo bizinesi Imana ikayikoramo umugisha ari nka kariya, ariko iyo bigeze mu rwego uvuga ngo guhura nanjye banza unyishure, ntacyo wanyishure, nashizemo n'itike yanjye. Bishatse kuvuga yuko ntago hano nabikoze kuko hari amafaranga ndarikiye, ahubwo ngewe nitaye ku bugingo bw'abantu bukwiye guhembuka, Imana ikazambara, yuko nahindure benshi ku gukiranuka, nkazifuza kuzaba nk'inyeri iteka ryose. Rero ndumva twarangiriza hano, kuko ubutumwa nyamukuru nashatse gutambutsa ni gute umuntu amenya ko umuntu waguye avuga nk'uwaguye, nuhagaze hanyuma twerekera ku musozo, kuko ndabona igihe cyacu gisa naho kirimo kigenda cyadusize. Umuntu ashatse kuguhamagara ngo muganire, umusobanurire muri bimwe mu byo yashatse kwenda kubaza, ashobora gushakira kuri ihe telefone? Ni telefone ya Uganda, nkoresha no kuri WhatsApp, ni uguteranyaho 256 7 5 32 10 18 reka nsubiremo, guteranyaho 256 7 5 32 10 18 niyo nomero yanjye ya WhatsApp, rwose niyo nkoresha. Wabasengera, turaza no kuyishyira hafi mu buryo muri buze kuyibona vuba. Yes, Imana yamugisha. Didier rero ndabakunda, reka dusenge hanyuma ubisangize, ukore subscribe, Imana bampira umugisha. Data, mu izina rya Kristo Yesu ndasenze nsengera buri wese ngo Uwiteka twese uduhereze imbaraga zo guhagarara mu kuri, tureke kugorama, tutazavuga nk'abaguye, ahubwo Salomo amaze kugaruka yaravuze ngo niyo ndunduro ya byose. Reka nanjye mvuge ko niyo ndunduro ya byose, yuko tukubaha tukakumvira, kuko kumvira biruta ibitambo, kuko nyuma y'aya magambo, nyuma y'ibi bikorwa hazaba urubanza. Nyemera Data mu izina rya Kristo buri wese unkurikiye aharanire kuba ukijijwe, ntakaba akazuyazi mu gukizwa, kuko bavuze ko ngo intama zose zitwara nk'ihene, koko kwa kuzaziremerera. Nyemera Uwiteka rero tureke kwitwara nk'ihene turi intama, ahubwo tubi intama nyantama, duhamye yuko turi intama za Kristo, kuko ijambo rya rirambwira muri rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo 3:12 ngo nibyo koko abashaka kujya bose bubaha Imana bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Abantu benshi batinya kurenganywa bikabatera kuba akazuyazi, ariko ndabasenge mwamwe mbasabira umutima wo kubaha Imana kuruta kubaha umuntu. Batinye yica umubiri ikica n'ubugingo. 10 Matayo 28 ngo dutinye ibasha kurimbura byombi umubiri n'ubugingo muri Gihonomu, tureka gutinya wakwica umubiri gusa. Data nsenge buri wese umereze kuvuga shizamanga, ahagarare mu kuri, kandi utange n'imbaraga n'ubushobozi bwo guhagarara mu kuri, tuba mu buzima bw'ukuri, tureke kwishushanya, kuko kwishushanya kuzana ishusho y'abafarisayo, kuzana ishusho y'indyarya, kuzana ishusho y'inzoka igira indimi ebyiri itagira ururimi rumwe. Duheze Data kugira ukuri, duhamye yuko turi abawe koko Kristo, kuko Satani wese w'ibinyoma nta mpamvu yo kumubangikanya nawe. Kristo turagusaba ngo duhereze kuba bizerwa, tube abantu uzasanga badafite ikizenga cyangwa umunkanya, tube mu buzima bwo kwezwa, kuko dufite ibirego byo kuzasa nawe Kristo, ngo ture twiboneza nk'uko nawe uboneye. Wowe ko rero dufite ideni ryo kuba mu buzima bwo kwezwa no kubonera, kuko Matayo 5:8 avuga ngo hahirwa abafite imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Ndifuriza buri wese unkurikiye, nanjye niyifuriza Uwiteka kuzakubona Mwami, duhereze gutunga umutima uboneye, duharire kuba mu buzima bwo kwezwa no gusa nawe, ni mwiza rya Kristo Yesu. Amen.